Chorale Betania imwe mu makorali yo mu itorero rya Adepr mu Rwanda, ikaba kandi ari nayo korali yabayeho mbere mu makorali yagize iryo torero. Chorale Betania ikorera mu rurembo rwa Cyangugu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ahangaha mu rurembo rwa Cyangugu kandi ni naho umunyarwanda wa mbere w'umupantekote abarizwa. Ubwo hari mu mwaka w'1943 ubwo umusaza Rudoviko Sagatwa abanje kuba umuzamu uhereye mu 1940, nyuma akaza kuba umusemuzi wa misiyoneri, bakaba baraje baturutse mu gihugu cya Suwede baje gukwirakwiza ubutumwa bwiza muri Afurika, yaje gupfukamira umwami Yesu. Ubu muri uyu mwaka wa 2011 uyu musaza aracyashima kandi avuga iby'agakiza ku mwami Yesu. Mu rusengero rwa Adepr Gihundwe ntakunze gukererwa amateraniro nubwo imyaka ye iri hafi gukabakaba 110. Aratubwira uko abamisiyoneri binjiye mu Rwanda. Haraza rero mbere yo gukubita isuka, ijambo yavuze niri ati nje mu Rwanda nzanye ubutumwa bwiza bushorewe n'umwuka wera, kwigisha abanyarwanda kuva mu byaha gukurikira Yesu. Niryo jambo yavuze mbere yo gukubita isuka hasi. Yari umuzungu w'umusore, yari afite imyaka 40, nari mfite 32 icyo gihe. Uyu musaza amaze kubatizwa hari ijambo misiyoneri wamubatije yavuze. Arabwira bati vuga ijambo. Ndavuga nti ijambo mvuga nuko mvuye mu rupfu ngeze mu buzima. Ngo kwere kabisa ngo natoka amavuta na injya ubuzima. Ati yavuze yuko avuye mu rupfu agiye mu buzima, ati ni kwere kabisa abaye umwe, atari ko hazabaho igihe muzaza muhagarara mubara umuntu w'umupentekote mu Rwanda. Adepr yari itaravugwa. Ati mukabara umunsi ukira mutaramenya umubare wabo. None rero namwe ndababaza ko wava mu Bugara mukagera imatimba ho mu Mutara, aho wagera hose uti ndarenganye nyabuna ndenganye ndi umudaperi, yoba ukabona abantu baraguhururiye. Ubutumwa bwiza bushorewe n'umwuka burakwira mu Rwanda. Turashimira Imana kubw'umugisha yahaye itorero rya Pentekote ry'u Rwanda Adepr, kuko kuva mu 1940 ubwo ubutumwa bwiza bwagiraga muri iki gihugu busa n'ubukomeye bwihanisha ibyaha, abantu batinze kubwakira. Ariko duhereye ku mugabo witwa Sagatwa Rudoviko Pasteur, ubu ngubu umubare wa Kristo umaze kurenga 650, kandi muzi neza ko abana bacu bataragira imyaka igeze kuri 14 tutabatiza. Nuko ko twongeyeho abana bacu ubu ngubu dukabakaba miliyoni yose y'abanyarwanda, kandi uzi ko u Rwanda rutuwe na miliyoni 10. Ubwo rero Adepr twavuga ko ari kimwe cy'icumi cy'abanyarwanda batuye u Rwanda. Umurimo w'urimbye Chorale Betania ikora ni imwe mu mirimo ikorerwa mu itorero, ukagira uruhare rugaragara mu guteza imbere ivugabutumwa. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga hari icyo rivugaho, nk'uko tubibwirwa n'uyu mupasiteri waririmbye muri Chorale Betania igihe kitari gitoya. Nko mu gitabo cya mbere cy'ingoma bice 16 umurongo wa 4 harahanditse ngo kandi ashyiraho bamwe mu barewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, bajye bibutsa bashima Uwiteka bamusingiza. Bityo rero inshingano ikomeye y'abaririmbyi kwari ugukangurira abantu bose b'ubwoko bw'Imana kuyiramya, kuyisingiza no kuyihimbaza, kandi burya iyo bikozwe neza bigira umumaro munini kuko bituma ubwiza bw'Imana bwururuka mu materaniro. Mu itorero rya Adepr naho umurimo w'uririmbyi ufite amateka akomeye, kuko nka Chorale Betania yatangiye umurimo mu mwaka w'1965 nyuma y'aho abamisiyoneri ba mbere bageze Gihundwe mu rurembo rwa Cyangugu mu mwaka w'1940.
baje babwiriza ubutumwa mu ijambo ry'Imana bakanaririmba, bamara imyaka nta mutwe w'abaririmbyi wari waboneka. Ariko mu ndirimbo bagendaga baririmba bazitozaga bari bamaze kwizera ubutumwa bwiza, bakaziririmba mu buryo bwa rusange. bacuraga ku kantu bakazamuka kuza kukumva rero. Iyo mutagiye muririmba nibuka ko kananga kazi. Ba missionnaire bigisha iby'umwuka no kuririmba. Bwana Oscar rero yacurongaga nduza accordion yiwe. Kabona arahamirije. Kweri icyo kintu ni ikintu kinini cyane Imana yazanye muri Afrika yo hagati na kandi natwe mu Rwanda. Suko abanyamadini bavuga Imana mu butatu batari bahari, nibo babanje, ariko ntabwo bavuze Roho Mutagatifu nk'Amateka, ariko abandi bo bavuze Roho Mutagatifu nk'umurimo wawo, kazi ya Roho Mutagatifu. Mu mwaka w'1965 nibwo habayeho ububyutse, urubyiruko rwinshi rubatizwa mu mwuka wera. Ububyutse bundi nibuka kandi bwakomeye bubyara abakozi nubwo mu 1965 bwabaye Gihundwe, nibwo Daniel Hamuri yararimo n'umugore we Marita bakirigariye, nibwo ababahise barimo, nibwo nyakwigendera Martin yararimo, nibwo undi witwaga Zakariya yararimo. Ubwo bubyutse nabwo bwabaye ubukomeye kuko abana buzuye, abasore n'inkumi buzuraga umwuka wera, abantu bakabatinya, baruzuye bagahanura, rumba risoza ndisenge bagahanura. Hariya mu rusengero nabwo bufite icyo bwanyigishije, ubwo mu bigo tubwanyigishije kumenya ko umwuka avuga akavugana n'abatari bahari. Urwo rubyiruko rwishyize hamwe rukora korali. Uwitwa Senzige Zakariya, umusaza watabarutse mu mwaka wa 2009, wakunze kubana na ba missionnaire, akaba ari nawe wahinduye zimwe mu ndirimbo zo mu gitabo cy'agakiza mu Kinyarwanda azikuye mu gitabo Nyimbo za Wokovu mu Giswahili, yagize uruhare runini mu gufasha abaririmbyi bari batangiye, bityo korali igenda yirema buhoro buhoro. Nza gutekereza rero ko izi ndirimbo umuntu yazihindura, kandi numva muri je rwose Imana ibimpaye, nuko nkajya mfata indirimbo imwe imwe nkayihindura. Bise nanjye nayo mfite uburyo nshobora kubara silabe zo muri Giswahili n'izo ugasanga zirahuye, nabona zidahuye nkashakisha uburyo nazihuza. Ibyo bituma rero ibyo nahinduraga byose barabicunga bati okay, nuko tuzihindura dutyo. Tubona ziriya zari zigeze ko ku 110 ari nazo zikiri muri Nyimbo za Wokovu. Baza gushima rero ko baba kwandika n'agatabo kazo kugira ngo zoye kutuzimira. Noneho rero haboneka abandi bantu mu Itorero ry'Imana bumva uburirimbyi bubinjiyemo, batangira nyine korali. Ariko abacu rero batangira kwinjiramo baba groupe ariyo iriya Betania. Uburirimbyi aho ngaho nyine muri ubwo bubyutse niho hatangiriye umurimo w'uburirimbyi. Twatangiye kuririmba tugeze muri 10 na bangahe, barakomeza. Muri uwo mwaka niho twatangiye kuririmbira Imana turi urubyiruko, turimo abahungu n'abakobwa cyangwa se abasore n'abakobwa. Shima Imana rero ko tugikomeje umurimo w'Imana kugeza mu gihe nk'iki ngiki. Mu byose bwabaye mu Itorero rya Pentecote mu mwaka w'1965 niho amateka atwereka ko Chorale Betania yatangiye, ariko mu by'ukuri icyo gihe ntabwo yatangiye yitwa Chorale Betania, ahubwo yitwaga Korali ya Gihundwe. Mu mwaka w'1981 ubwo umwe mu bamisiyoneri ba mbere batangije umurimo mu Rwanda yari yasuye Itorero rya Gihundwe, uwitwa Ingrid Jacobson. Icyo gihe nibwo wari umushumba w'Itorero rya Gihundwe, Pasiteri Kapitura Gabriel, yasabye Korali ya Gihundwe ko yakwemera gufata izina rya Betania bikaba urwibutso
ruzahoraho rwo kwibuka itorero rya mbere ryo muri Suwede ryohereje abamisiyoneri mu Rwanda ryitwaga Betania. Chorale Betania yagize uruhare runini mu ivugabutumwa muri iki gihugu, ko nk'uko byumvikana niyo korali ya mbere yatangiye mu itorero rya Adepr. Yagiye rero ikwiza ubutumwa hirya no hino mu biterane binini, ndetse n'ahabaga habaye ibihe by'amavuna. Korali yagiye itumirwayo cyane, n'ubu ngubu itumirwayo. Bamwe mu bakunze kubana nayo bibuka ibihe byiza bagiye bagirana na Chorale Betania. 78 natangiye ingendo zivugabutumwa na Chorale Betania, dukora ikarengera muri Kibuye no mu matorero yaho. 79 dukora ivugabutumwa muri Gisenyi. Icyo gihe abanyagisenyi barakanguka, ububyutse buriyongera. Muri 83 tuvuga ubutumwa muri Butare, muri universite, kuri stade ya Huye. Tujya muri Ruhengeri, tuvuga ubutumwa muri Mukamira no mu mujyi wa Ruhengeri. Twakoze ingendo nyinshi Kigali mu mujyi. Twakoze ivugabutumwa no muri Cyangugu, twakoze ivugabutumwa muri Kongo, Bukavu, no mu nkengero z'imijyi. Twakoze ivugabutumwa na Chorale Betania i Burundi. Aho ngaho pasiteri yavuze yagiye ajya, aho ntajyanye nabo naho mu Burundi no ku Kibuye, ariko ahandi hose twabaga turi kumwe. Nkaboneraho nyine umwanya wo kubwiriza. Twajyanaga na Chorale Betania. Chorale Betania rero niyo yabaye ya mbere, andi makorali yandi yaje ayikurikiye cyangwa ayireberaho. Ubwo rero abantu bumvaga ijambo ry'Imana bagakora icyo ribategeka, bakagendera mu butungane. Betania nka korali ya mbere mu Rwanda yagiye igaha amashami menshi mu gihugu, ko benshi mu bayibayemo kubw'impamvu zinyuranye bagiye bakomereza umurimo mu yandi maparuwasi. Abo turiho turirimbana ubu bageze kuri 83, kandi bose hamwe mbakubiye hamwe barakabakaba 350 kuva korali yabaho. Hari n'abaririmbyi benshi bagiye batangirira umurimo muri Chorale Betania kubw'impamvu zinyuranye, bakaza kugenda bimukira ahandi. Iyo bageze bakahakomeza uwo murimo w'uburirimbyi kandi bakabigiramo imbaraga cyane. Navuga nka Chorale Hoziyana ikorera muri Adepr Nyarugenge, ni imwe mu makorali azwi mu gihugu kandi yagiye yakira abaririmbyi benshi batangiriye muri Betania. Chorale Betlehem yo ku Gisenyi, ndetse n'andi makorali navuga agenda aboneka hirya no hino, kuko abaririmbyi ba Betania bagiye bagera henshi. Mu mikorere ya Chorale Betania yakunze kwishingikiriza ku bihe by'amasengesho. Nk'uko mwumva inkomoko yayo ari korali yakomotse nyine mu bubyutse. Mbega navuga ngo Chorale Betania ni imbuto imwe mu bubyutse bwabayeho mu Rwanda. Iyo korali rero yakunze cyane gufashwa n'ibihe byo gusenga ndetse no gushingira ku ijambo ry'Imana. Iyo mpano yo gusenga rero, iyo ntwaro yo gusenga niyo ihesha abantu kugira inyota yo gushaka Imana, niyo ihesha abantu kwiyuzuza n'Imana, kwitandukanya n'ibyaha, ukumva kuri inshuti y'Imana, ukumva ko wegeranye nayo kandi ukamenya ubwiru bwayo. Imana itugirire neza. Ku bijyanye n'iterambere ndetse n'imiririmbire, Chorale Betania ntibari bafite ibicurangisho nk'ibyo tubona muri iki gihe, kuko abatangiye mbere bakoreshaga ingoma z'uruhu. Nyuma yaho baje kugenda bagura imiririmbire ndetse n'imicurangire. Icyo gihe ibicurango byakoreshwaga hari utuntu tw'ingoma y'uruhu, utuntu tw'utudende tw'utwuma twa Kinyarwanda bacuraga kugira ngo bashobore gucuranga.
mbese utuntu tw'imijegerezo twone two twakoreshaga nyine nk'umuziki muri icyo gihe. ngewe ibyo nibuka cyane mu mwaka w'1975 Igihundwe hari misiyoneri witwaga Yesu niwe wa mbere watangiye gutoza urubyiruko rwari muri korali, abatoza gucuranga gitari izi zisanzwe bita gitari seshi. Nyuma yaho abo basore bari batangiye kumenyera gucuranga cyangwa se gukunda gucuranga, bagiye bajya cyane i Kongo bagafashwa n'abakongomani, ari nabo bagiye babatoza ibyo gucuranga. Mu mihimbire y'indirimbo zacu twakunze gufashwa n'ibihe by'amasengesho, kandi twagize umugisha wo kubana n'abakuru muri twe nk'abakuru b'itorero n'abapasiteri bahugukiye ijambo ry'Imana, natwe tukagira umwete wo kubegera kugira ngo turebe neza ko ibyo turi guhimba bijyanye n'ijambo ry'Imana. Chorale Betania yagize umugisha wo kuyoborwa n'abayobozi Imana yagiye ikora ku mutima kandi kabereka icyerekezo cy'umurimo. Muri bo twavuga nyine nkuriya mupasitori watabarutse Senzigeza Kariya, ari nawe wari watangiranye n'iyo korale, yaje gukurikirwa n'uwitwa